Hari imvugo nakunze kumva mu ndimi z'amahanga irata ubwiza bw'isi ngo c'est merveilleux du monde, the seven wonders of the world. Vuba aha numva iyi mvugo yasemuwe mu kinyarwanda irata iby'u Rwanda ngo hari ibyiza birindwi by'i Karongi. Maze kwitsa nkumva neza nibuka ko karindwi isobanura umubare wuzuye. Bitabaye igisobanuro cy'uwo mubare wa karindwi, ubundi Karongi ntabwo ubwiza bwayo bwabarirwa muri karindwi, kuko uwabara yarenga umubare w'aya misozi y'u Rwanda, maze inyamibwa muri iyo misozi ukaba uwa Karongi, umwe mu misozi igize uruhererekane rw'imisozi y'isunzu rya Kongo Nili. Karongi ni kamwe mu turere tugize u Rwanda, ni kamwe mu duce twari tugize intara ya Kibuye, ndetse hari n'abahita ku Kibuye. Iri zina Karongi irikura kuri uwo musozi wa Karongi, umusozi witiriwe umugabo w'umworozi witwaga Karongi wari utuye kuri uwo musozi wamwitiriwe. Uyu musozi reka ube indatwa iyo uhagazeho uba ubona u Rwanda. Umugani wa Masabo, tera amaso ukabona Nyarugenge, ukabona ibirunga byo mu Burera, ukabona iyo mu Gisaka, ndetse n'epfo iyo mu Bugarama, gasize na Nyanza yo mu majyepfo. Iyi Karongi ifite ubwiza busobanura ubwiza bw'u Rwanda koko. Umwe mu batembereza ba mukerarugendo basuye u Rwanda n'abanyarwanda ubwabo bashaka kurumenya ubwiza, bigeze bamubaza ngo uretse abakugana baza bifuza ko batembereza aho bashaka kumenya, nihe hantu ku giti cyawe wahitiramo gusura umuntu kugira ngo asobanukirwe u Rwanda? Uwamubazaga atararangiza iryo jambo yahise amubwira ngo nta handi haruta i Karongi. Ati Karongi uyizi neza ajya yasobanukirwa u Rwanda. Ntabwo wavuga ko u Rwanda ari rw'imisozi igihumbi utakase mu misozi yerekeze Karongi bitewe n'aho uturuka. Uyu mutembereza abagenzi uhamya ubwiza bwa Karongi si we wenyine ubihamya, kuko n'abagenze amahanga bemeza ko Karongi yakuruye ubwiza bw'isi maze ikabucumbikira. Ibyo bihamywa na Dr Christian Marara wabonye ubwiza bw'amashato yubatse mu Bufaransa, maze akivuga ko aho ayo mashato yubatse hasa neza n'aho yakuriye. Mu kugira ngo abishimangire nawe ahita hashinga shato nk'izo yahabonye, abiteraho igikumwe, iyo shato yita izina rye ngo Chateau Marara. Uretse imiterere ya Karongi iyihaga uba igisobanuro cy'ubwiza bw'u Rwanda, Rwanda rw'imisozi igihumbi, ni nako ibitse amateka ayihaga uba igisobanuro cy'u Rwanda koko. Nutemberera Karongi uzinduye no kuyireba ubwiza, uzitegure gutinda nako gutura. Bazagutembereza amaso agenda kwereka, ariko no gutembereza agenda gusobanurira. Hari ibyo amaso azaguha: ubwiza bw'imirima y'icyayi, usobanurirwe itunganya ryarwo banagusomyeho. Aho ni mu ruganda rwa Rugabano, urwa Gisovu, rw'amateka mu Rwanda, ndetse n'urwa Gasenyi. Izo zose ni inganda zitunganya icyayi. Uvuze icyayi ntasiga ikawa. Uzatembera imirima y'ikawa ndetse unasobanurirwa uburyo ikawa itunganywa kugeza ikugezeho. Iyi Karongi mu bwiza utihaye uzasura ishyamba kimeza rya Nyungwe, iriri mu murage w'isi. Aha muri Nyungwe uzasanga isoko ya Nili, uyu mugezi muremure kurusha indi yose ku isi. Uyu mugezi ukaba n'isoko y'ubuzima ku Banyamisiri, aba nibo babyivugira. Kubemera murumva ko ni umugezi wagize uruhare mu gucungurwa kwa muntu, kuko iyo Misiri ariyo yacumbikiye Kristo ubwo yendaga kwicwa na Herode. Tukivuga iby'umurage w'isi, urahasanga n'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi ruri mu Bisesero. Aha uzahasanga amateka yihariye yo kudatsimburwa kw'Abanyarwanda. By'umwihariko uzumva inkuru ya Minadabu n'Abanyabisesero. Uzamenya amateka y'Ikivu, bakubwire ko cyifitemo gaze metane, ariyo mpamvu nta ngona iba muri iki kiyaga. Uretse ubwiza bw'amahoteli ahari n'ibirwa bitandukanye biri muri icyo kiyaga bizaba bigukerereza, uzaba unasobanurirwa ko iki Kivu kiri kubyazwa umusaruro. Bwa mbere mu mateka hakaba harabaye gucukurwa kwa gaze metane ikabyazwa ingufu z'amashanyarazi, bikozwe n'ikigo cy'Abanyamerika cya Contour Global binyuze mu mushinga wa Kivuwate. Si ibyo gusa kandi bazanakubwira ko vuba aha ngaha uzaba ucana gaze iturutse mu Kivu wigezwaho na Gazmeth. Bikaba ari ubwa mbere bibayeho ku isi. Kuba ari ubwa mbere bibaye ku isi, ibi birahura n'izina ry'ubutore bw'aka karere bivuga ko ari inkingi z'impinduramatwara. Kuba inkingi z'impinduramatwara ni ukuvuga ko aribo babanziriza abandi gukora ibyo bakora mu budasa bw'u Rwanda. Si igitangaza kuko nyine ni inkingi za mwamba. Nguko uko nyine izina ry'ubutore rihura no gutozwa kuba ab'imbanza, maze bakabanziriza abandi mu bikorwa nk'ibyo by'iterambere. Uzakomeza utembere Karongi ureba ubwiza bwaho, uzagera ku rutare rwa Ndaba, maze baguhe inkuru y'agatangaza ya Ndaba, uyu witiriwe runo rutare. Iyi ngiyi sinayikubwira ngo nyiheze, ahubwo wowe igihe uzaba wahigereye, amatwi yawe ibyo azumva, umunwa niwe uzabyivugira. Karongi mu mateka ufite umurage udasanga ahandi. Imwe mu mihango n'imigenzo ikomeye mu muco w'Abanyarwanda ni ukwizihiza umuganura. Umuganura wizihirijwe inshuro nyinshi mu Rwanda, nta handi hatari Karongi. I Rubengera ku murwa w'umwami Rwabugiri wahijirijwe inshuro 7.
ayo ubwayo ni amateka y'ukuntu Rwabugiri yari yarakunze akarere ka Karongi ndetse by'umwihariko agakunda Rubengera, akanavaho ahita Rubengera ubwo yahabonaga izuba rirenga, akabona ukuntu izuba riharengera ryarasa ku mazi y'ikivu, akabona ubwiza bwa Rubengera, akavaho avuga ngo dore aho u Rwanda rubengeranira, Rubengera ivuka iryo. Ayo mateka nayo umunsi wazindukiye Karongi azagukerereza. Tukivuga Rwabugiri uzahamenyera amateka ye, uburyo yahakuriye akahakuriza kwitwa Inkotanyi cyane. Aha kandi uzanahamenyera ibya munywanyi we, akaba umuvuguruza we Bisangwa bya Rugombituri. Uyu warindwanye Karahabutaka akagira umwihariko wo kuba intarushwa mu kurwanira mu mazi, uwo wagereranya n'ubu nka generali w'ingabo zirwanira mu mazi, ariyo munyito mu banyamahanga abo bita ba amiral. Ari ubu wavuga ko uzahamenyera amateka ya amiral Bisangwa bya Rugombituri, uyu wari umuvuguruza w'umwami Rwabugiri. Tukiri ku bami uzagenda utamenye amateka y'umwami Ruganzu, kuko muri Karongi niho yakuriye igisare cyamuteye gutanga ubwo yari atewe icumu na Biti bibisi. Aya nayo ni amateka. Mu gihe uratirwa amateka y'u Rwanda muri Karongi uzanahamenyera abizihiza birori, abakaraza bavuza ingoma, maze bakubwira ukuntu burya abakaraza ubona ivuko ryabo igicumbi cyabo ari mu birambo bya Gashari. Nk'uko tugaruka ku izina ry'ubutore bwa Karongi, inkingi z'impinduramatwara, uzanamenya ko bahinduye amatwara y'ijisho ryarebwaga umugore. Uzahamenyera amateka ya Ndabaga uyuvugwa mu mateka, dore ko burya ariho ku ivuko rye, maze usobanurirwe neza ku butwari bwa Ndabaga. Uhava unamenyera uruhare rw'umugore mu mateka y'u Rwanda. Si ibyo gusa, kuko burya n'intambara yo ku rucunshu rw'ibyaho byari byadogereye, burya bagize uruhare rwo kuyicubya. Ni umutwe wihariye w'abagore ukaba waritwaga Abatanyagwa ba Buda. Karongi rero ikiri kuratira ibyiza icumbikiye n'umwihariko wayo, izanakuganiriza inagutembereze ingoro y'ibidukikije nta handi iri munsi y'ubutayu bwa Sahara, maze uyitembere ushire amatsiko y'ibimera n'ibikoko bigize urusobe rw'isi dutuye. Iyi Karongi yari Kibuye, iyi Kibuye mu mateka ifatwa nk'uwari umugore w'intabwa. Uzamenya ko itasigaye inyuma mu rugendo rw'iterambere, nubwo yahejwe kenshi impumeko y'iterambere yizaba indi ngingo, ariko kubera uzaba wazindutse bazakubwira uruhare rw'umuhanda w'umukandara wa Kivu, bagusobanurire n'uburyo Kivu kibyazwa umusaruro, maze ugende utera imibare, utera akajisho aho uzashora imari, niba uzayishora mu bworozi bw'amafi cyangwa muri siporo zikorerwa mu mazi magari mu Kivu, cyangwa se unashore mu icukurwa ry'amabuye y'agaciro. Burya y'amabuye y'agatangaza ya safiri imwe yo muri Bibiliya, burya ngo amenshi muri yacumbikiwe Karongi ku Mubuga. Umuhaga ati muve ku giti dore umuntu, undi nawe ati bene amaguru dore ngurwo urukwavu. Ni gute uzajya gucukura zahabu usize ayo mabuye y'agatangaza ya safiri yambarwa n'ibikomangomakazi n'abamikazi? Kuri wowe ufite imari, igihe ni iki cyo gushora ahunguka. Nawe kuri wowe ushaka guhanga umurimo, igihe ni iki cyo kwiyemeza ugahaguruka ugafasha abasura Karongi, ubatembereza ubasobanurira, maze ufashe Karongi gukataza muri iri terambere rititsa yerekeza. Numara gutembera i Karongi uzemeranya n'uwavuze ko ubwiza bw'u Rwanda ubonekera i Karongi, maze igihe muzaba mutaramiye u Rwanda, ubwo uzaba uri kubaratira ibyo wabonye i Karongi, uzabasakuza ugira uti sakwe sakwe, nabo bazikiriza bati soma, maze ubahe igisakuzo kigira kiti nakwereka ikirezi rwambaye. Wowe nkwakuzi nawe watembereye uzagusubiza ngo ubwiza bw'u Rwanda i Karongi. Wayo nguko ushaka kumenya ubwiza bw'u Rwanda, sura ibyiza by'i Karongi. Nugera i Karongi gutaha bizaba gutura, maze byari ugusura ubwiza bihinduke gushora imari ngo wiyegerere ibyo byiza. Karibu sura ibyiza by'u Rwanda i Karongi, karibu shora imari muri Karongi. Kiriya kiyaga kirimo byinshi, numvise ko musigaye mufitemo ngo n'amahoteli agenda hejuru y'amazi. Ako ni agashya, ntabwo byari bisanzwe hano, ni mwe mwabizanye. Ayo mahoteli rero usibye ari ku butaka hatagenda, turashaka ko yubakwa akaba menshi kandi akaba meza. Rero turashaka ko ari abakerarugendo, ari abandi bikorera bacuruza, biba urujya n'uruza hagati y'utu turere n'ahandi.